ko araje, ntago akiri ku irembo ahubwo ageze ku rugi. Umukwe ntakiri ku irembo mwene data ageze ku rugi. Umwami Yesu araje, umwami Yesu araje, aje gutwara umugeni we. Abantu banze kwihana bakaguma bakomantaje imitima, abo bantu bagiye kurira kandi ubutarangiza kurira, bagiye kuboroga, bagiye gutaka bati iyo twamenya tukumviriza ubutumwa bwiza, tukabwakira, tukamenya ukuri, tukagendera mu kuri, ati none reba turatawe mu muriro. Ndakubwiza ukuri mwene data, amarira zahaba, amarira abantu bagiye kuzarira, nta numwe azabagira imbabazi. Nimushaka imbabazi ubu zikiriho, nimuzishaka ubu ngubu zikiriho mwene data. Wa mukobwa washaka imbabazi ubu zikiriho. Mu buriri umugore n'umugabo, umwe azamuke ubundi azasigara atangara, uyu muntu agiye he? Umugore wanjye agiye he? Umugabo wanjye agiye he? Mbe umwana wanjye agiye he? Mwene data, hazaba amarira ico gihe, abantu bazashakashakana, ati kanaka yagiye, umuhungu wanjye yagiye, umukobwa wanjye yagiye, namubuze, yagiye hehe? Kubera ko batumvishije inzamba, niyo mpamvu bazakabakaba, bazabura n'umwe, kubera ko bazabazamuwe. Haleluya! Abari muri Kristo Yesu bazakumva inzamba mwene data. Inzamba yakabanga izavuga, inzamba yakabanga izavuga mwene data. Wewe ucambara ubusa, nuti iyo myenda igaragaza ibibero byawe, wewe ucambara imyenda y'ubuyunguruzo, nimubite dore umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje, nimwiyambura ibyo bikorwa by'umwijima muriko murakora, dore umwami Yesu araje mwene data. Umwami Yesu ntaza gusige. Ibyo bigirwamana mwishira mu izosi, ibyo bigirwamana by'ibinyamahanga mwishira ku matwi, ibyo bigirwamana by'ibinyamahanga mwishira ku minwa, ibyo bigirwamana by'ibinyamahanga mwishira mu mutwe, bari ibyo bisuko n'amantuzenye n'amarangi n'amaproduwi n'amakanta, ibyo byose n'ibinyamahanga nimubite kugira ngo muze mujane n'umwami Yesu. Ndababwiza ukuri, umwami Yesu araje. Umwami Yesu aje guhemba no guhana, kandi azahemba buri muntu wese bikwiranye n'ibyakoze. Mwene data, uri kura mwangubu, uri kura mwihakana, muravuga ko mukunda Yesu, mukavuga ko mukunda Yesu, mukanaririmba mu rushengero, mukanarira, mukagira mosiyo, mukarira kabisa, ariko hanze hihakana Yesu, hanze hihakana Yesu. Mwene data, uko wambaye hari hakana Yesu, uko kuntu usa mu ijoro irakuze, bugira buce. Mwiri joro tugezemo, iri joro turimo, abagabo ku bagabo babaye benshi basambana, abagore ku bagore babaye benshi basambana. Mwiri joro turimo, iri joro iri abana usanga bagenda na za piridanse, abana rino joro, iri joro turimo ni joro riteye ubwoba. Ababyeyi bambara ubusa, abakobwa bakambara ubusa, bakihindagura, mbese bagakosora uko Imana yabazanye mu isi, bakikunda ubwabo. Yesu aje giturumbuka. Ni nayo mpamvu umuntu yitwa ko ari umukristo akwiye kwama yitunganije. Nawe mwene data utaramenya Kristo, wari ukwiye kumumenya kandi ukanamwemera, kubera ko umwami Yesu araje.
babandi bamwirengagije, babandi bamwanze bagiye kurira. Umwami Yesu araje kugira ngo atware abiwe. Yesu nashimwe cyane. Ndabashuje mwese amahoro y'Imana bane namwe, bene data nshuti z'umusaraba, basore bakobwa, bamama na bapapa, ndabashuje mwese aho muherereye. Ndakuzaniye ijambo rivuga ngo bugira buce. Yesu nashimwe cyane. Ni ijambo rivuga ngo bugira buce, niryo ndabazaniye. Mwene data wawe uri butangire ino video, ndakwinginze uyirangize kugira ngo umenye ico umwami Yesu agushakaho. Yesu nashimwe cyane. Bamwe muri mwebwe ntago muyirangiza, yamara byari byiza kugira ngo muyirangize. Yesu nashimwe. Uyu munsi twasoma mu gitabo c'Abaroma, igice 13 ku murongo wa 12 tugeze ku wa 13. Yesu nashimwe cyane. Turasoma imirongo ibiri yonyene. Mwene data urimo uranyumviriza, tugeze mu gihe c'iherezo. Tugeze mu gihe ca nyuma. Umwami Yesu araje kugira ngo atware umugeni wiwe yakoye amaraso y'igiciro. Umwami Yesu araje kugira ngo ahembe kandi anahane. Kandi buri muntu azahembwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu umuntu wari we wese ahari akwiye kumwitegurira. Dore aje nk'igisuma, aje giturumbuka. Umwami Yesu aje giturumbuka. Ni nayo mpamvu umuntu yitwa ko ari umukristo akwiye kwama yitunganije. Nawe mwene data utaramenya Kristo wari ukwiye kumumenya kandi ukanamwemera, kubera ko umwami Yesu araje. Babandi bamwirengagije, babandi bamwanze bagiye kurira. Umwami Yesu araje kugira ngo atware abiwe. Yesu nashimwe cyane. Dusenge Imana hanyuma tubandanye. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Ndagushimiye mwami Yesu ukuntu ngiriye neza kugira ngo nganire n'ubwoko bwawe. Ndakwinginze data wa twese ungire neza data, uburinzi bwawe bukomeye ube hano hantu. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti ndabohesheje imyuka yose mibi, ndatwitse imbaraga z'umwijima. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti umwuka wera mwama amanuke maze asange. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwene data muranyumviriza, urashobora kuba ubifata minenerwe, urashobora kuba wumviza ubutumwa bwiza mu ma YouTube atandukanye cyangwa se mu magroupe atandukanye, ariko ukaguma wica amatwi kandi ugakomantaza n'umutima. Reka ndakubwire ngo umwami Yesu aje giturumbuka, aje nk'umujura. Harahiriwe umuntu mbese aguma yitunganya, harahiriwe umuntu amwiteguriye. Mwari mukwiye kumera nk'umugeni agiye kurongorwa, kubera ko umugeni aguma yitunganya, mbese atunganya turiya kugeza igihe ubukwe bwe bubereye. Mwene data, ubwo ntiwibagiye ko uri umugeni. Wewe uri umugeni, umukwe ni Kristo kandi aje gutwara umugeni we. Wame witunganije kandi wame umwiteguriye. Dusome ijambo ry'Imana.
ijoro rirakuze bugira buce, nuko twiyambure ibikorwa by'umwiza, twambare ibigwanishwa by'umuco, tugendane ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tutadandahigwa, tutaboregwa, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, tutagira ishari. Amena. Ijoro rirakuze bugira buce. Mu magambo make turi mu ijoro. Kino gihe tugezemo turi mu ijoro. Mu ijoro harakorerwamo ibintu bitandukanye bibi. Mu ijoro hari ubujura, mu ijoro hari ubusambanyi, abakinzi bakinda mu ijoro, abarozi bakaguruka mu ijoro. Mu ijoro hakorerwamo ibintu bibi. Yesu natugiye neza. Hageze ku kagoroba k'ijoro, usanga abasambanyi, indaya zihagaze mu muhanda zirindiriye abagabo bagenda gusambana nabo. Ijoro rirakuze bugira buce. Mw'iri joro tugezemo, iri joro turimo, abagabo ku bagabo babaye benshi basambana, abagore ku bagore babaye benshi basambana. Mw'iri joro turimo, iri joro iri abana usanga bagenda na za piridanse. Abana rino joro, iri joro turimo ni joro riteye ubwoba. Ababyeyi bambara ubusa, abakobwa bakambara ubusa, bakihindagura, mbese bagakosora uko Imana yabazanye mu isi, bakikunda ubwabo, bakanga bagenzi babo. Iri joro ni joro ribi, ni joro ribi. Tugeze mu ijoro, rino joro riteye ubwoba. Ijoro abantu basigaye banywa ibiyobyabwenge, ibimogi, ibiki byose, bitabi, banywa inzoga cyane. Ugasanga umuntu aguze ikato nka zingaye, ajanye mu rugo, agiye kubika inzoga. Iri joro turimo ni joro riteye ubwoba. Ijoro rirakuze mwene data, ijoro rirakuze. Ijoro rirakuze bugira buce. Buri muntu akwiye kwiyambura ibikorwa by'umwijima. Bino bikorwa uri murakwera mw'uyu mwijima, bino bikorwa uri murakwera mw'iri joro, wari ukwiye kubyiyambura. Ibikorwa by'ubusambanyi, ubujura, mukibisha imitwe, ibyo byose ijambo ry'Imana rishaka ko umubikuraho, kubera ko bugira buce. Umwami Yesu araje. Yesu natugiye neza. Umwami Yesu araje mwene data. Yaje ari uruhinja igihe yaza mu isi, yari ntama, ariko ndakubwiza ukuri, araje ntago azaza ari ntama. Abariko baramuvuga uko bishakiye bagiye kuboroga. Nta mbabazi zizahaba ku bantu bamwanze. Abantu barimo barasenga ibigirwamana, baragoba abo bantu bagiye kurira, nta numwe azabahoza. Mwene data, reka ndakubwire ngo muri gihanamu hariho. Reka ndakwibutse ko muri gihanamu hariho kandi n'ijuru ririho, umuriro uriho. Mwene data, ni wiyambura ibikorwa by'umwijima, iyambura uko kwiyambika ubusa. Ni mwiyambura ibyo bintu by'ibigirwamana, ibyo bintu by'ibiherena, ayo marangi, ibyo bipudre mwisiga, utwo dupataro, mwiyambura ibikorwa by'umwijima. Dore umukwaraje.
ntago akiri ku irembo ahubwo ageze ku rugi. Umukwe ntakiri ku irembo mwene data ageze ku rugi. Umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje aje gutwara umugeni we. Abantu banze kwihana bakaguma bakomantaje imitima, abo bantu bagiye kurira kandi ubutarangiza kurira. Bagiye kuboroga, bagiye gutaka bati iyo twamenya tukumviriza ubutumwa bwiza, tukabwakira, tukamenya ukuri, tukagendera mu kuri. Ati none reba turatawe mu muriro. Ndakubwiza ukuri mwene data, amarira azahaba, amarira abantu bagiye kuzarira, nta numwe azabagira imbabazi. Nimushaka imbabazi ubu zikiriho, nimuzishaka ubu ngubu zikiriho mwene data. Wa mukobwa we shaka imbabazi ubu zikiriho, wa musore wereka kwikinisha, wa mukobwa wereka kwikinisha, wa mumama we nimureke kwikinisha namwe mwaba papa mwe. Ayo mavideo ateye isoni muguma mureba nimubihagarike, dore bugira buce umwami Yesu araje. Haleluya. Uko kuryamana n'abagore banyu aho Imana itabategetse nimubihagarike. Ibikorwa by'umwijima nimubihagarike, dore umwami Yesu araje. Kuryamana n'abagore banyu munyuze mu kanwa, kuryamana n'abagore banyu munyuze mu ahanyura umwanda mukuru, ibyo byose nimubihagarike, dore umwami Yesu araje ageze ku rugi. Ntago akiri ku irembo, umwami Yesu ageze ku rugi. Mwene data, harahiriwe uburi busige byose, harahiriwe uburi butiyo myanda, harahiriwe umuntu ari bwemere Kristo ko yinjira mu mutima we kugira ngo amuyobore, amubere umuco. Yesu natugire neza. Urashobora kumaza igihe kirekire mu rushengero ariko utarahinduka. Urashobora kuba uri umuririmbyi ariko ukigendera mu mwijima. Urashobora kuba uri umupasiteri ariko utarihana, ukiri umusambanyi. Reka ndakubwire ngo niwiyambure ibikorwa by'umwijima. Haleluya. Umwami Yesu araje. Ibyo bikorwa by'umwijima nubwo busambanyi mwirirwamo, iyo myenda ibanye, ibyo ni ibikorwa by'umwijima. Iyo myenda yerekana amabere, ibyo byose ni ibikorwa by'umwijima. Uko kwidagura mupinga uko Imana yabaremye, ibyo byose ni ibikorwa by'umwijima. Nimwiyambure ibi byo bikorwa by'umwiza muri ko murakora bene data, dore umwami Yesu araje mwene data. Ndakubwiza ukuri, umuntu azumva inzamba nuriya ari muri Kristo neza. Nta munyabyaha azakumva inzamba. Babiri bazabajyamye mu buriri, umugore n'umugabo, umwe azamuke uwundi asigare. Azasigara atangara, uyu muntu agiye he? Umugore wanjye agiye he? Umugabo wanjye agiye he? Mbe umwana wanjye agiye he? Mwene data, hazaba amarira icyo gihe. Abantu bazashakashakana, ati kanaka yagiye, umuhungu wanjye yagiye, umukobwa wanjye yagiye, namubuze, yagiye hehe? Kubera ko batumvishije inzamba, niyo mpamvu bazakabakaba, bazabura n'umwe kubera ko bazabazamuwe. Haleluya. Abari muri Kristo Yesu bazakumva inzamba. Mwene data, inzamba yakabanga izavuga. Inzamba yakabanga izavuga mwene data. Wewe ucambara ubusa, nutiyo myenda igaragaza ibibero byawe. Wewe ucambara imyenda y'ubuyunguruzo, nimubite, dore umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje. Nimwiyambure ibyo bikorwa by'umwijima muri ko murakora, dore umwami Yesu araje. Mwene data, umwami Yesu ntaza gusige. Ibyo bigirwamana mwishira mu izosi, ibyo bigirwamana by'ibinyamahanga mwishira
ku matwi, ibyo bigirwamana by'ibinyamahanga mwishira ku minwa, ibyo bigirwamana by'ibinyamahanga mwishira mu mutwe, bari byo bisuko n'amantuzenye n'amarangi n'amaproduwi n'amakanta, ibyo byose n'ibinyamahanga ni mu bite kugira ngo muze mujane n'umwami Yesu. Ndababwiza ukuri, umwami Yesu araje, umwami Yesu aje guhemba no guhana, kandi azahemba buri muntu wese ibikwiranye n'ibyakoze. Mwene data, uri kuramwanga ubu, uri kuramwihakana, muravuga ko mukunda Yesu, mukavuga ko mukunda Yesu, mukanaririmba mu rushengero, mukanarira, mukagira mosiyo, mukarira kabisa, ariko hanze hihakana Yesu, hanze hihakana Yesu. Mwene data, uko wambaye harihakana Yesu, uko kuntu usa mu maso ibyo ntiwishizeho byihakana Yesu, uri muri hakana Yesu. Mwene data, izo nzara zawe zirimo zabwira Yesu ati Yesu ntago wampaye inzara nziza, atahubwo ibyari bikwiye nuko nasiga nashirako ibintu nanjye nkagira inzara zimeze ukundi kuntu. Reka ndakubwiza ukuri, ibyo byose byavuye ikuzimu. Mukobwa urimo urihindagura, nuhagarikira aho ngaho, dore ijoro rirakuze, bugira buce umwami Yesu araje. Harahiriwe umuntu arimo aragendera mu kuri, umuntu arimo aragendera mu ijambo ry'Imana, umuntu arimo arayoborwa n'Umwuka Wera. Mwene data, ntuzuvuge ngo ntiwabwiwe. Urashobora kuba wirirwa ku ma Facebook, urimo uri kurareba ibintu zenye ubutumwa bwiza. Urashobora kuba uri mu magroupe atandukanye wumviriza ubutumwa bwiza. Urashobora kuba mbese wirirwa ku ma YouTube wumviriza ubutumwa bwiza. Umwuka Wera avugana nawe anyuze mu bakozi b'Imana, ariko w'amatwi yawe ukagira iki, ukazibira amatwi, umutima wawe ukawukomantaza, mbese ntushake kumva ibyo Umwuka Wera ari mwaraganira nawe anyuze mu bakozi b'Imana. Ukaguma ukomantaza umutima, pasiteri wanjye ibi arabikora, niba arabikora. Ndakubwiza ukuri, igihe uzaba uri mu muriro, pasiteri wawe ntago azakurokora. Nimushaka ubwami bw'Imana bigishoboka ko ubonwa, ni mu bushake hakiri kare. Mwene data, reka kwigira impumva, reka kwigira nk'umuntu adafite amatwi n'ubwenge. Yamara afite amatwi n'ubwenge, ndakubwiza ukuri, ubu nturi kurashaka Kristo, ariko noneho uzarira nawe nta mbabazi azakugirira. Ubu uri muranga imbabazi z'Imana, uri murazanga, uzazishaka utakizibona. Mwene data, nimwiyambura ubwo wibwanyu, ubwo bujura bubarimwo, murabajura mwibisha imitwe. Bene data, nimurekera aho ngaho, umwami Yesu araje. Ubwo bubeshi bubuzuyemo nimubuhagarike. Ubwo busambanyi no kwitunira mu madushe mwikinisha, mugasanga murikinishije, ndababwiza ukuri ibyo nimubahagarike. Wa mukobwa we, ubusugi warabwivanyemo, mbese nta busugu gifite kubera kwikinisha. Ndababwiza ukuri, ibyo bintu nimubihagarike, musaba Imana imbabazi, mwihane mu bakristo nyakuri. Mwebwe mwigwa muri za family planning, ndeka ndakubwire mwene data, mwebwe mwirirwa muri za family planning, reka ndakubwiza ukuri, Imana ntabwo yemera family planning. Imana ntiyemera. Washaka ubyemere cyangwa subireke, uko nukuri. Imana ntiyemera family planning. Ariko muri rigwayo usanga umukobwa agendana akabegi kuziyemo amapridance n'ibinini bya onapo. Bene data, ibyo bintu n'ubujuju nimubite, bugira buce. Umwami Yesu araje. Nta kuntu wowe uvuga ngo uri umukristo, mu kabegi kawe hakuzuramo family planning, ibinini bya family planning.
ntabwo uvuga ngo uri umukristo intanga zawe ubonanye n'umugore wawe hamwe ugiye kurangiza uca usesa intanga hasi. Ndakubwiza ukuri ibyo byose muriko murakora mubikora mugira ngo abantu ntibababona. Sawa, abantu ntabwo ariko barababona, ariko Imana yo mu ijuru izabitwikura ibyo byose ibishyira imbere y'amaso yanyu uko bikurikirana. Niyo mpamvu umuntu arimo aranyumviriza yarakwiye guta ibyo bintu biteye Imana iseseme, maze agatumbera umusaraba akawugeraho neza, akawugeraho maze agahinduka. Muma muri muranyumviriza, uko kwiyambika ubusa kwawe ugasanga ibuno watekeye imbere y'abahungu bawe, ese ugira ngo barakubaha kubera uri nyina wabo, ariko hanze baca bagenda kushaka iryo buno ryawe. Nimwihane, umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje mwene data, nimwihane. Mureke kugira iki, mureke kurangara, mureke gukomantaza imitima yanyu. Ndababwiza ukuri, umuriro urababaza. Umwami Yesu arateze ibiganza, arindiriye umuntu ari gufata umwanzuro kugira ngo amubabarire. Nimwiyambure ibikorwa by'umwiza, nimwiyambure ibikorwa by'umwijima. Haleluya. Bene data, ubusambanyi mu bute, yego kunywa inzoga mu bite, mu bireke. Kunywa amavino bitwa amawayini mu bireke. Bene data, izo zanjenjembe na za energy mu bireke. Bene data, mwari mukwiye gutumbera umusaraba by'ukuri, mukemera Kristo akabayobora. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Urashobora kuba ukigendera mwibi ngibi. Haleluya. Umwami Yesu nabagiriki nabahindure. Umwami Yesu araje. Buri muntu ariyizi, we uriyizi, mukobwa uriyizi, inyambaro yerekana mu kwaha, kandi igitsina koga gikwiye kwambara kikikwiza, ariko mwambara ubusengere mu kwangaho. Ni kweri iki mutiyumvira, ni kweri iki Imana afashe mu kwayika kubitaho ukuboko, ni ukwahishijwe. Ndababwiza ukuri bene data, iyo yashaka yari kuharangaza akagenda harangaye, ariko yakubiseho ukuboko maze mu kwacaja munsi y'ukuboko. Ariko mwebwe mwaremeye kugira iki, kuharangaza, mwambara imyenda itagira amaboko. Bene data, ayo mafashoni yanyu muri ko murambara, mwambara ubusa. Umukristo akwiye kwambara kikwiza, ayo majipo magufi yagera mu ntege mwambara. Bene data, nimwihane, mwikebure by'ukuri, nimwikebure maze mugire iki, mukora iby'Imana ikeneye.